Mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Gisozi hari abana bakekwaho kubaga imbwa bagerageza kuyiha abana bo mu baturanyi. Aba bana b'abasore babiri b'abahungu, umwe ari mu kigero cy'imyaka 13 undi uri mu kigero cy'imyaka 16, bafashwe bamaze kubaga imbwa, cyane yuko abaturage bo muri aka gace bavuga yuko ngo nta mbwa bakijya muri quartier kuko ngo ziburirwa irengero. Bikaba biri mu bintu bituma ubuyobozi cyangwa se abandi bantu bagira impungenge zahise imbwa zijya, ariko ejo aba bana bakaba barafatanywe igihanga, iyi mbwa bamaze kuyibaga, bivuga yuko ngo bagiye kuyiha abana bo mu baturage kugira ngo bayirye. Aba bana rero bafashwe hanyuma bajyanwa kuri sitasiyo y'Ibu muri aka gace, hanyuma bahatwa ibibazo, gusa ibibazo bahaswe ni ibibazo bigirwa ibanga kubera yuko ntago ibintu byose bijya hanze ku karubanda. Muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ku isi mu bihe bitandukanye hagiye haragaragara imico yo kubaga imbwa, ndetse abantu bakayirya batabizi, bazi ko wenda ari nk'izindi nyama zitandukanye. Gusa abagiye bafatwa benshi bagiye bahanwa by'intangarugero kubera yuko ntabwo imbwa yemerewe kuribwa kubera ikinyabutabire cy'uburozi kirimo, kandi mu muco nyarwanda cyangwa se no mu muco w'ibihugu bitandukanye ntabwo kurya imbwa ari ibintu biba byemewe, kubera yuko imbwa ni inyamaswa yo mu rugo yo kurinda urugo cyangwa se n'imyitwarire yo mu rugo, ntabwo ari itungo ryarindi bivuga ngo urajya kwahirira, kuko inyama ziribwa cyangwa se amatungo agira inyama ziribwa ni amatungo kenshi y'indyabyatsi, kandi imbwa ntabwo ari indyabyatsi, ni indyanyama, kubera yuko imbwa ni itungo ryo mu rugo ariko ryo kurinda urugo. Komeza ubane twe Taifa Rwanda, ukurikirane ibiganiro byacu umunsi ku munsi, umenye amakuru atandukanye muri showbiz cyangwa se imyidagaduro, imikino, politike, imikino, politike n'ibindi bitandukanye, uzajya ubigira hano kuri Taifa Rwanda, niho uzajya ubisanga. Komeza ubane, nanjye nitwa Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.